Uyu munsi tubazaniye filime ugomba kuba wasobanukirwa ukamenya buri kimwe cyose, ubundi ukabasha kuba wabona isomo rikabasha kuba ryagira akamaro, rikabasha kuba ryakwigisha. Dutangiye filime yacu y'uyu munsi, abantu binjira mu nzu, binjirana umugabo urimo ubara amafaranga, batangira kumubwira bati shyira amafaranga hasi wumve icyo tukubwira. Ariko umugabo nawe yakomeje kubara amafaranga nta kintu yitayeho, ntiyitaye ko abantu bari kumubwira bamwinjiranye, nta nubwo ari kubasha kuba yahindukira. Umukobwa akamubwira ati zana ayo mafaranga, ari nako abasha kuba yayapakira mu gakapu gatoya bazanye. Ari nako undi nawe amubwira uti uraramuka winyeganyije ndahita nkumena umutwe. Umugabo agakomeza akiyumvira, agaceceka cyane. Ese kubera iki dutangiye muri ubu buryo? Ese kubera iki nzanye iyi filime? Icyo ni icyo kwibaza cyane. Nzanye filime ngufiya nkubwira ngo niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ubashe kuba wakora subscribe, ukore na like, ukomeshe dushyigikire, ubundi ujye ubona filime zacu neza cyane. Nuko tutangiye filime yacu. Umugabo yabuze ayacira n'ayamira. Umugabo ni umubusinessman, aba avuye mu kazi akabara amafaranga kugira ngo arebe ko yahombye cyangwa yungutse. Abajura cyangwa bene ngango baramwinjiranye, batangira kumubwira bati shyira amafaranga hasi yose ufite n'ibyo ufite ubundi uze tugende. Batangiye kumubwira ati gira vuba, ubundi ntiwinyeganyeze, ubundi nugira icyo ukora turabasha kuba twagushyiramo urusasu rwose. Abagabo nta mikino bagira cyane. Yaracecetse nta kintu yavuze. Bagiye gukingura, urugi ruribana. Ari nako umukobwa avuga uti nta soni, mwebwe mutunga amafaranga atari ayanyu, mwebwe mujye mukora tuzajya tubona ikidutunga. Umugabo yarakinguye arahata biranga. Ari nako uyu nguyu yiyumvira, ntabwo yumva neza ibintu bimubayeho. Arese biragenda bite? Nzanye iyi filime kugira ngo ubashe kuba wabona isomo, kugira ngo n'ikindi gihe ujye ubasha kuba wagira icyo ukora mbere y'uko hagira ibikubaho. Umugabo yakomeje guforosa abwira umukobwa ese turanyura he ku rugi rwibanye? Ese ku rugi rwibanye? Yarahindukiye arangije abwira umugabo ati ndavuze ngo ngwino ukingure runo rugi rwanze gufunguka, kandi niwanga turabasha kuba twahita tukurasa tukwice. Twari tukugiriye impuhwe kugira ngo twitwarire amafaranga tukureke ubuzima bwawe bukomeze busagame. Uyu yarahagurutse arabumvira. Umukobwa ari nako amubwira uti aturamenye, utagira ikindi kintu ukora, genda ufungure urugi vayo. Umugabo yimejeje neza, aritunganya neza, afite disipurine ihambaye cyane. Ese ari wowe wakora iki? Ese ari wowe wabasaba imbabazi? Jya muri komenti duhurireyo utubwire uko wabibona. Umugabo yaraje bamuha inzira, yahise aburirwa irengero. Aho gukingura ngo babashe kuba basohoka, yahise aburirwa irengero. Aba nabo bagize ubwoba batangira kurira ati ibi ni ibiki? Umugabo yabacanze cyane rwose, nta jambo yigize avuga. Batwaye telefone, batwara amafaranga, ariko nta kintu yigize avuga, habe no kuba yasaba imbabazi. Ese biragenda bite? Ese harakurikiraho iki? Yarakinguye arongera aragaruka rwose, yegekaho urugi nta kibazo. Aba nabo batangiye kugira ubwoba, bumva ibintu bitameze neza. Nawe ari wowe ahangaha rwose wagiramo ikikango utitaye uko bimeze. Umugabo nguko yavuyeyo, yaraje muri disipurine ihambaye nk'uko ari kubikora neza. Arangije arongera ariyicarira atuje. Aba nabo batangiye kumureba, babanze bamwitegereze neza, barebe mu maso he, nta nubwo ari kugerageza guhuza amaso nabo. Umukobwa yaraje aramusatira neza, aramwitegereza ati uri muntu ki ubundi wowe uri muntu ki wifata ukaburirwa irengero? Yatangiye kumubwira ati turakwinginze, ati wa mugabo we turakwinginze, nibyo twakwibye ariko dukingurire twigendere. Umugabo yatangiye kumubwira ati haguruka uze ukingure uru rugi.
uyu nawe yaratuje, aratuza, arituriza rwose. nuko nguko icyokere cyamurenze, nta nubwo ari kubasha kumva ibyo aba bavuga, bari gucurangira abahetsi. ese birarangira bite? biragenda gute? kurikira intambwe ku yindi. umusore yaramubwiye ati tugiye kubara kabiri, nutaza ngo ufungure turakurasa uhita upfa, ubure amafaranga ubure n'ubuzima. ese arabikora iki? yararashe, arashe isasu nta kintu ryakoze, umuriro waratse rwose, yarasa bikanga. ese biragenda bite? nawe reba, ntacyo biri gutanga, bari kurasa bikabarutwa nk'uko nta kintu bakoze. umugabo yagize ubwoba, yarebye imbunda ayihereza umukobwa, atakira nawe igeragereze ubashe kuba wareba ko wamurasa wamuhamya. uyu nawe ashyizemo biranga, amasasu yarabashiranye, bari bafitemo amasasu 3 yonyine. ese birarangira biti? bari kumurasa ntibakamuhusha kandi nta buja, nta kintu akora. umukobwa yahise atangira kugira ubwoba, yahise atangira kwikanga, atangira kumureba, atangira guca bugufi. batangiye gupfukama babwira bati turakwinginze tubabarire, twigendere, n'amafaranga yawe yagumane. umukobwa yatangiye gukuramo ka gakapu k'amafaranga yari yatangiye gufata, arangije ayasubiza ku meza. umugabo arababona, arabitegereza cyane, nta kintu akora. atakira amafaranga yawe, ati nta nubwo rwose tuzagaruka hano twibeshye, nawe ari nkawe ibi bintu byakubaho. ibaze ugiye kwiba umuntu, umusanze arimo abara amafaranga ariko nta kintu avuze, buri kimwe cyose arakwetse uragitwaye, ahubwo akaburirwa irengero, ukabona arongera aragarutse. umugabo yatangiye kuvuga uti ibi bintu ntabwo bizongera kumbaho n'ikindi gihe, ngomba kumenya icyo ngomba kwitwararika. umukobwa yarapfukamye arasenga kugira ngo barebe ko Imana yabakura aha hantu. umugabo ntavuga, umugabo nta kuvuga rwose, yiturije, yicecekeye. umugabo yafashe telefone mu zo bari batwaye zose, arangije hari uwo yahamagaye yashyize ku gutwi. ese biragenda biti? aba nabo ubwoba bwabishe cyane, nawe ari nkawe. umukobwa yaramubwiye ati akinja n'urubunda rwawe n'ubundi nta kintu rwatukoreye. yatangiye kuvuga uti, yatangiye kubwira umugabo ati rwose nabyita nka bya bindi bajya bavuga ngo gutera ibuye rimwe ukica inyoni ebyiri. ati tubonye ibitambo tugomba gutanga. aba barasakuje, arangije arababwira ati mushyireho rwose muceceke, ati nta kintu mufite. umugabo yakomeje kuvuga uti baranyizaniye rwose, baraje kandi tugomba kubatangamo ibitambo, tugakomeza tukabona amafaranga, tukabona urufito, tukabona ubukire buhambaye. aba nabo batangiye kubogora, batangiye kurira yo kwarika, batangira gusaba Imana imbabazi, batangira gusaragurika. ese kubera iki? iyo abantu cyangwa se umuntu aguye mu cyaha cyangwa se aguye mu mage, nibwo atangira kwibuka Imana. uyu yarababwiye ati muceceka ahangaha muri mu nzu yanjye, ati boss, ati twakubashye, ati kandi twaciye bugufi. uyu nawe mugabo yarababwiye ati ibyo mwakoze byose birahagije, mufite amahitamo 2 yonyine, ati kandi ayo mahitamo 2 ni njye ngomba kuyabaha, ntago ari mwebwe mugomba kuyiha. ati inzira ni 2, ati ya mbere, ati iyo wageze ahangaha ntago ujya usohoka, ugomba kujya mu mubare w'abagiye, ugomba kujya mu mubare w'abapfuye, ngomba kubatamba mwese, ubukire bwanjye bugakomeza bukazamuka. umukobwa yatangiye gutakamba, abajura batangiye gutakamba, batangira gusaba imbabazi. ese barazihabwa? umugabo yabihoreye, arabitegereza, arabumvira, ari nako babwira ati mwakoze neza cyane, mwigaragaje neza cyane, ati namwe ibihembo byanyu, ibyo ngomba kubaha, icyatumye muza ahangaha nicyo mugomba kuba mwakorerwa. batangiye kuvuga ati gerageza basi unkore icyo ushaka ariko ndeke ngende. umugabo nawe akababwira ati icyo nshaka nta kindi, ni uko n'ubundi ngomba kubatambamo ibitambo kabona ubukire bwanjye. itimu yanjye nkorana nayo twari dukeneye umuntu umwe, atari ko mubaye 2, urumva ko n'ubutunzi bugiye kwiyongera.
ese birarangira bite? Umugabo yababwiye ati, aracyababwira ati nta yandi mahitamo, ati mugerageze mutuze, aha muri iwanjye umuntu wese uje ahangaha ugerageje kwinjiramo ahangaha, waba wa mugabo we nawe wa mugore we n'abakubanjirije n'abandi bazaza, nta muntu ujya usohoka, mwakoze ikosa, mwarengeye cyane rwose, ngaho nimugende, ngaho se nimugende, ngaho nimugende turebe imbaraga zanyu, nabaretse ndabubaha, ngerageza kububaha, ariko mwebwe ntabwo mwigize mwiyubaha. Batangiye gusubiranamo avuga ati wa mugabo we, n'ubundi aka kazi wanzanyemo ni wowe undangije, ni wowe utumye ubuzima bwanjye burangira. Yatangiye kubwira wa mugabo we ati ndakwinginze, ati buriya ubuzima ni ubuzima, atari ko iyo ukoze ikosa rya mbere ntabwo aba ari ngombwa kuba wakongera gukosa, ati nongeye n'umunsi wa rimwe, ati rwose nzahite mpfa, ati rwose, ati n'ikindi gihe, ati uyu mwuga ngomba kuwureka ngashaka ibindi, ngashaka uturimo tw'amaboko, ati rwose ni isezerano nkuhaye yuko ibi bintu uramutse gatoya, aka gato konyine ungiriye impuhwe ukandeka nkagenda, ati ntabwo nazigera nongera gukora amakosa nk'aya ngaya, ati mbikora kuko ari ubuzima bubi, ati kandi narashutswe, ati uyu mugabo niwe wanshutse rwose, ati ndakwinginze mbabarira, ati nawe rwose gira impuhwe, gira ikigongwe, ati wararemwe uri ikiremwa, ati ariko nubwo uri ikiremwa wabasha kuba wagira impuhwe. Umugabo aramwumva, umugabo akomeza kubara amafaranga, akomeza kubara aho yaragejeje, ubwoba rwose bwarabatashye cyane, bakomeza kugira igishyika cyinshi. Ese birarangira bite? Tubabwira ngo mujye mukinisha, mujye mukora iby'ingenzi byoroshye, mureke akaboko karekare ntabwo ari keza, ubuzima nk'ubu ngubu nta hantu bwakugeza. Aba nabo ubuzima bwabo bubarangiriyeho, mbabwira ngo niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, ikora ubundi tubashe kuba twajya imbere. Tubabwira ngo Satani ntukahemba.